murakaza neza muri iki kiganiro cyitwa ibyo tutabwiwe. Aha niho tuvuga ibitavugwa, tugasobanura ibihishwe, tukerekana ukuri kutigishwa mu mashuri. Kuri iyi nshuro turavuga ukuntu umuntu cyangwa ikintu tubana nacyo buri munsi ariko ntitugihe agaciro cyane cyangwa ntitubyiteho cyane imikorere yacyo. Icyo nta kindi ni umuziki. Ni iki umuziki ukora mu bwonko bwacu? Kuki indirimbo imwe igutera amarira indi ikagutera kumva ushatse kubyina? Ese umuziki ushobora guhindura uko ubayeho? Reka tubivuge kuko ibi ntiwigeze ubyigishwa. Ubwoko bwa mbere bw'umuziki abantu benshi bumva ni nko guhumurizwa, ariko mu by'ukuri umuziki ni imbaraga za neurology. Umuziki uhindura imikorere y'ubwonko, uko umutima utera ndetse n'imitekerereze y'umuntu. Bivuze ngo ushobora kumva ikintu gikubita, akenshi usanga umutima wawe ariyo rhythm uba uri kugenderaho. Iyo umuntu yamenyereye kumva indirimbo, ubwonko bwe busohora cyangwa buvubura umusemburo wa dopamine. Uyu ni umusemburo w'ibyishimo. Iyo wumva indirimbo irimo amagambo arimo agahinda, oxytocin irazamuka. Uyu ukaba umusemburo w'amarangamutima. Bivuze ko umuziki ushobora gutuma umuntu arira cyangwa agaseka nta n'impamvu ihari yindi biteye. Abashakashatsi bo muri Universite ya Stanford bavuze ko umuziki utera impinduka mu bwonko ahantu hitwa default mode network. Aha niho izo mpinduka zose zibera. Aha niho umuntu atekerereza ibintu byimbitse, urugero nk'inzozi ze, umubabaro we cyangwa umushinga aba afite. Ubushakashatsi bwakorewe ku bana batoya bwerekana ko umuziki ushobora kuzamura social connection cyangwa connection hagati nyine muri sosiyete y'abantu. Mu yandi magambo, umuziki uhuza abantu. N'abatari babashije kuvugana bashobora kuvugana bitewe n'umuziki. Ubundi bushakashatsi bwerekanye ko iyo umuntu akina umuziki cyangwa wumva buri munsi, IQ yiwe yiyongera. Ikiyongeraho ku kigero cya 7 mu gihe cy'amezi 6, 7%. Ese umuziki mubi ushobora kwangiza ubwonko? Yego, umuziki ushobora no kwangiza ubwonko bibaye ngombwa. Indirimbo zifite amagambo yangiza zishobora guhungabanya discipline yawe. Indirimbo zivuga nko gusambana, ibiyobyabwenge, gukubita cyangwa gusebanya zifata umwanya munini mu bwonko bw'umuntu, cyane cyane urubyiruko. Iyo message isubirwamo buri munsi, ubwonko burayimenyera. Kandi ibyo bintu umva kenshi bumva ari byo. Imwe mu ndirimbo z'iki gihe zirimo amagambo akomeretsa, ariko kubera beat iherekeje ayo magambo, abantu benshi ntibabyiteho. Kavuga ati iki ni ikigoma gisanzwe kimeze neza. Ariko nyuma y'amezi 3 cyangwa 6 ukabona umuntu wumvaga ya ndirimbo asigaye yitwara nk'uko iyo ndirimbo nyine amagambo arimo ibyo yavugaga. Ugasanga umuntu n'ibyo bintu asigaye yikorera. Niba wenda uri kureba iyo ndirimbo cyangwa uyumva, umuhanzi wayiririmbye ari kugushishikariza kwambara pocket, nyuma y'amezi 3 cyangwa 6 ushiduka watangiye kwambara pocket. Ese kuki hari indirimbo twumva tukarira cyangwa tukibuka abantu? Wigeze wumva indirimbo imwe ikagutera kwibuka umuntu, cyangwa nyine igatuma wumva amarira aje nyine utazi n'ukuntu bigenze? Ibyo biterwa na emotional memory. Iyo ibintu bikomeye bibaye mu buzima bwawe, umuziki uba uri gucuranga muri icyo gihe uhita ugenda ugafatana n'iyo memory. Abo bababaye igihe harimo indirimbo runaka bashobora kuzayumva nko mu myaka 5 izaza, bagahita bibuka nyine emotion bari bafite muri cya gihe, ugasanga bahise banarira. Niba warakundanye n'umuntu mukajya mwumva indirimbo imwe, iyo muyumvise nyuma y'igihe kirekire, ubwonko buhita buvuga ati uracyamukumbuye. Icyo gihe uba uyumvise mumaze igihe kinini mutandukanye, ntumwe musanzwe muyumva, uhita wumva ukimukumbuye
ugahita umwibuka mbega. Niyo mpamvu umuziki ari ikintu gikomeye mu buzima bwacu. Gishobora kuba umuti cyangwa se kikaba ikiyobyabwenge kibi. Uko ushobora gukoresha umuziki neza rero. Ntituvuze ko umuziki ari mubi gusa, ahubwo twifuza ko umuntu amenya guhitamo neza. Tangira uyu munsi wumva umuziki utekanye. Wumve instrumento zimeze neza zituje, amapiyano, apana amapiyano yo kubyina, ndavuga piyano, instrumento z'amapiyano, worship music zo kuramya no guhimbaza, mbega zimwe ziba zituje. Icya kabiri ni ukwikuramo indirimbo z'amarangamutima cyane igihe wumva ufite agahinda. Hari nk'ukuntu usanga umuntu wenda yababaye yatandukanye n'umukunzi agahita ajya kumva indirimbo z'ama heartbreak. Ibyo bintu ntabwo ari byiza cyane. Icya gatatu, shaka playlist igufasha gutekereza neza, ukareba study music, imiziki ushobora kuba wakumva urimo kwiga, music focus, izo zose ushobora nko kujya ku mbuga ukazisacinga ukumva uko ziba zigenda, ziba zituje zimeze neza cyane. Ntuzumve indirimbo zitavuga icyo ushaka kuba. Ikindi, wifashishije umuziki nko guhindura mood byakubera sawa cyane, ariko ntutume bikwigarurira cyane, ukamenya uko ubikontorora. Umuziki ni nka rukuruzi, magnet, ushobora kukuzamura cyangwa ukakugusha bitewe n'icyerekezo cyawe wafashe ugaha uwo muziki. Nicyo gituma tugomba guhitamo ibyo twumva neza. Abantu bamwe barafunze ariko ntibafungiye muri gereza izi dusanzwe tuzi, ahubwo bafungiye mu magambo y'indirimbo bumva buri munsi. Niba ushaka impinduka, tangira ku muziki wumva buri gitondo. Ibi ni byo tutabwiwe. Aho tuvugira ibitavugwa, tukaguhishurira ibyo utigeze wumva mu buzima bwawe ahandi hantu aho ariho hose. Rero ikiganiro niba kigufashije, kanda subscribe, ubane natwe buri munsi, video zacu ukomeze tuzibona mu ba mbere, kande like na comment utubwire uko uri kwiyumva nyuma yo kumva iki kiganiro, ndetse unasharinge n'abandi benshi babasha kucyumva. Ciao ciao.